Hari ikintu gitangaje cyane rwose, abakundana bashobora kumara imyaka myinshi yewe kandi bagakundana cyane, ariko bagera hafi yo kurushinga bagahita batandukana. Ese ujya wibaza impamvu bigenda gutyo cyangwa se ujya wibaza impamvu biba bityo? Uyu munsi ngiye kubabwira impamvu zigera kuri 15 zibitera, kandi wasanga imwe muri zo ariyo yagusenyeye urukundo aka kanya. Nuza kumva twemeranya, nuze kugenda udakanzireke icya kabiri, uze guca hasi muri comment umuguru uti Eva, ino video rwose yamfashije cyane. Ushaka kudutera inkunga kandi unabishatse unabishoboye, ushobora kugenda ukanze subscribe kugira ngo nyine tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Ikintu cya mbere gikomeye cyane cyangwa se impamvu ya mbere ikomeye cyane ituma abakundana aka kanya bashobora gutandukana, nyamara rwose bari bageze ku rwego rwo gushyingiranwa cyangwa se rwo kuba bakora mariage. Iyi mpamvu uyumve neza cyane, ukuri gutangira kugaragara. Aka kantu kumve neza, reka nyisomemo kugira ngo ucyumve neza cyane cyangwa se wenda utazana kibeshyaho na gatoya. Impamvu ya mbere ishobora gutuma abantu bakundanaga bya nyabyo batandukana kandi bari bageze ku rwego rwo gukora mariage cyangwa se rwo gushyingiranwa, aka kantu rwose ukumve neza byo ugatekerezaho. Ukuri kwa nyako gutangira kugaragara. Bizi neza wenda ngana nabwo urabyumva neza cyangwa se nabwo urabisobanukirwa, ariko reka mbigusone kugira ngo nyine ubyumve neza cyane. Buriya mbere yo kurushinga abantu benshi batangira kwerekana isura nyayo, ibyari bihishwe mu rukundo akenshi bigatangira gushyirwa ku meza cyangwa se ku karubanda. Nyamuneka inama nakugira aka kanya, yego ufite umuntu mukundana urirwa umubeshya nyine ntabwo uri proud yiwe, uramubeshya ukamucurukura yewe ndetse nawe rwose akakwizera, ariko ibyo binagarane bizagira byange bikunde finally ukuri kwanya kuzashyirwa ku meza cyangwa se bizarangira amenye uwo uri we, azamenya igisobanuro nyine cy'ibyo wamubwiraga byose ko wamubeshyaga cyangwa se nyine muri makeya kutavugishaga ukuri. Rero njye ku mpamvu ya kabiri ukambanze ngugire inama ikomeye cyane. Nyamuneka niba uzi neza ko uri umukobwa cyangwa se uri umusore ukaba uri kumva kino kiganiro, niba ubizi neza yuko uri mu rukundo ariko umuntu mukundana ukaba uzi neza yuko umubeshya cyangwa se uriho ukina n'amarangamutima yiwe, inama nakugira bireke pe, kubera yuko bizakugiraho ingaruka kandi nawe bizamugiraho ingaruka nyuma yuko mumaze gutandukana. Ese kuko urumva nyine uzamubeshya ukagereza hehe? Ese wowe ku ruhande rwawe utekereje neza, yego uyu munsi murakundana uri kumubeshya nyine uri kumusharika nyine uri kumwizeza ibitangaza yewe nibyo utazamukora kandi urabizi neza yuko utari proud yiwe. Ese urumva nimumara gutandukana koko uzaba utaraspendinze igihe cyangwa se uzaba utarataye igihe? Ese urumva nunamara kukwizera nyine agatangira kugenda kwizera cyane akareka abantu bose baje kumutereta, none urumva bizagenda gute igihe wamutaye? Ro inama nakugira, wavugisha ukuri ukamubwira uti rwose ngiye rwose nta gahunda afite yo gukundana nawe cyangwa se ndakubeshya, nyine agatangira kwiyakira hakiri kare. Kubera ko nukomeza kugenda umubeshya kenshi ukuri ni kugaragara, bizatuma nyine wenda ushobora kumusigira ingaruka cyangwa se nawe nyine akagusigira ingaruka. Ahangaha niko kuri guhari. Hari abantu benshi bagiye bakundana aka kanya ariko batakifuza gukundana kubera iki? Ibikomere bahuriye nabyo mu rukundo. Ese nawe wifuza cyangwa se ushaka kuzagira umuntu usigira igikomere mu rukundo? Niba utabyifuza rugabanya ikintu bitakubeshya, ntabwo ari byiza na gatoya mu rukundo. Impamvu ya kabiri ikomeye cyane ishobora gutuma abantu bakundanaga by'ukuri batandukana kandi nyine wenda bari bageze ku rwego rwo kuba bakora mariage, iyi nayo uyumve neza cyane, ni ugutinya inshingano z'urugo. Kano kantu nyamuneka ukumve neza, ndaje ngagusobanura kugira ngo nyine wenda utazakitiranya. Kurushinga si amagambo gusa, ni inshingano, kwihangana ndetse no kwiyemeza. Rero bamwe batangira kubibonamo nk'umutwaro cyangwa se nk'umuzigo uremereye. Ese kano kantu urihura kumva cyangwa se urihura gasobanukirwa? Hano ubyumve neza cyane. Hano bari kuvuga ngo impamvu ya kabiri ishobora gutuma abantu benshi batandukana kandi bari bageze ku rwego rwo kuba bakora mariage, ni ugutinya inshingano z'urugo. Ngo kurushinga si amagambo gusa, ni inshingano, kwihangana ndetse kandi no kwiyemeza. Rero bamwe ngo batangira gutekereza yuko nyine kuba wenda washinga urugo ari nk'umutwaro cyangwa se ari nk'umuzigo. So iyi ngiyi nayo ishobora kuba impamvu ishobora gutuma nyine abantu benshi batandukana kandi wenda bari bageze ku rwego rwo kurushinga. Nyine ugasanga umukobwa atangiye kuvuga ati ese ko ngiye gushaka nyiri umwana, ese ko ngiye gushaka nyiri mutoya, urumva ibibazo by'urugo nyine nzabitangira nyiri mutoya bikazagenda gute? Nyamuneka inama nakugira, ushobora gushaka ukiri muto ugahura n'ibibazo, kandi washaka unanakuze ugahura n'ibibazo, byose birashoboka. Hari abantu bashatse bakuze bahita batandukana n'abantu bashatse, hari abantu bashatse bakiri batoya kandi bubaka ingo zirakomera. Ariko inama nakugira, ntabwo ndo kugira inama kakanye no kugira ngo ushaka ukiri mutoya,
oya banza utegure ikizatunga urugo, ubundi nyuma nyine uzafate umwanzuro mwiza ndetse kandi ukubeye. Impamvu gatatu ikomeye cyane ishobora gutuma abantu bakundanaga by'ukuri batandukana kandi rwose bari bageze ku rwego rwiza cyangwa se nyine bari bageze ku rwego rwo kuba bakorana mariage. Iyi mpamvu nayo uyumve neza cyane, ni amakimbirane ku mafaranga. Iyo batangiye kuvuga ku mafaranga y'urugo, amadeni cyangwa se akazi, urukundo ruhita rutangira kujya mu igeragezwa rikomeye. Reka nkwe urugero rwa hafi ahangaha, ushobora gusanga wari ufite umuntu mwakoranaga cyangwa se aka kanya unamufite, aho ugasanga utangiye kubaza uti se nitubana tuzabaho gute, ese ko mbona ari umukene n'akazi afite, nitubana nyine tuzatungwa n'iki? Iyo watangiye kwibaza ibyo bintu, uba utangiye gushyira urukundo mu igeragezwa. Nandi nyine uzasanga utangiye kubaza uti se mu basore batatu bandireta basi uriya w'umumotari n'uriya w'umushoferi mitemo uwuhe? Aho ngaho urukundo rwanyu umwe muri mwebwe ruzahita rurangira kandi rwose mwari mugeze ku rwego nyine rwo kuba mwashyingiranwa cyangwa se rwo kuba mwakorana mariage. Ndabizi neza impamvu nanze runo rugero nuko mbizi neza yuko abakobwa benshi ntabwo bakunze kugira umukunzi umwe, niko kuri guhari. Abasore birashoboka ariko ku bakobwa biba bigoranye cyane. So niba uzi neza uko nyine wenda utangira ko bitsisi nyine wenda ese tuzatungwa n'iki, ese tuzabaho gute, ese ko mbona umusore n'akazi afite nyine abana bacu bazabaho gute, aho ngo urukundo nyine uba watangiye kurwaniriza cyangwa se uba watangiye kugira ibiki gusesengura amafaranga, uba watangiye kwigiraho amakimbirane kandi nta wundi muntu muri kumwe. Buriya amakimbirane ku mafaranga ashobora kuza kuri wowe gusa cyangwa se mukayagira na mwembi. Iki kintu cyumve neza rwose kibe clear cyane. Impamvu ya kane ikomeye cyane ishobora gutuma abantu bakundanaga by'ukuri batandukana kandi rwose bari bageze ku rwego rwiza cyangwa se ku rwego nyine rwo kuba bakorana mariage. Iyi mpamvu nayo uyumve neza cyane, ni uko utumvikana ku cyerekezo cy'ejo hazaza. Umwe ashaka gutura hano, undi ashaka gutura kure. Umwe ashaka abana vuba, undi nabishaka. Aho niho nyine urukundo rwanyu rutangira kugenda rusenyuka gahoro gahoro. Aka kantu ndagasubiramo. Impamvu ya kane ishobora gutuma abantu benshi batandukana kandi rwose bari bageze ku rwego nyine rwo kuba bashyingiranwa, ni uko utumvikana ku cyerekezo cy'ejo hazaza. Umwe ashaka gutura hano, undi kure. Umwe ashaka abana vuba, undi nabishaka. Aho niho ibintu byanyu bitangira gusenyuka gahoro gahoro. Impamvu ya gatanu ikomeye cyane ishobora gutuma abantu bakundanaga by'ukuri batandukana kandi rwose bari bageze ku rwego rwiza cyangwa se ku rwego rwo kuba bakorana mariage. Iyi mpamvu nayo uyumve neza cyane, ni igitutu cy'imiryango. Iyo imiryango ibyinjiyemo cyane, urukundo rushobora kubura umwuka wo guhumeka. Hari ukuntu ukundana n'umuntu ari ugasanga umubyeyi namushaka. Aka kantu kumve neza cyane, ese kuba umubyeyi wawe adashaka umuntu muzabana bivuze yuko wamureka? Ese umubyeyi wawe ni uzubaka urugo cyangwa ni wowe uzarwubaka? Nuhitamo uwo ashaka se nyuma ugasanga numushaka cyangwa se nimuhuza, bizagenda gute? Uzatangira kwicuza cyane. Inama nakugira rero aka kanya, amahitamo yawe aba yawe. Abandi bantu cyangwa se nyine abantu bakujya mu matwi nukabyiteho cyane, don't care. Nukabyitaho kubera ko nubyitaho akenshi uzicuza, kandi niwicuza uzarira wenyine. Ryo ngo hari abantu nyine bari kugira inama aka kanya ariko ibibazo nibitangira kuza uzarira wenyine. Impamvu ya gatandatu ukomeye cyane ishobora gusenya urukundo burundu kandi rwose rwo rugeze ku rwego rwiza cyangwa se ku rwego nyine rushimishije. Iyi mpamvu uyumve neza cyane, ni amateka mabi ataravuwe cyangwa se atarakemuwe. Ibikomere byo mu rukundo rwa kera bigaruka igihe cyo kwiyemeza cyangwa se bigasenya icyizere. Niba uzi neza ko ufite umukobwa cyangwa se wenda umuntu mukundana, wenda wigeze kubabazwa mu rukundo, wenda ragwa nk'urugero rwa hafi, hari umukobwa wenda wigeze kumubwira ati Iva, njye nefite umusore twakundanaga ariko tugeze ku munsi wa nyuma w'ubukwe birangira ankase cyangwa se yishakira undi muntu. Birumvikana uwo muntu afite ikintu bita igikomere, nyine afite, sinzi ukuntu njye nabivuga, ariko muri we nyine yarakomerekejwe cyangwa se yarababajwe. Bivuze ngo igihe cyose ugiye kumutereta wowe aka kanya ashobora kutakugira icyizere kubera yuko afite igikomere kitavuwe cyangwa se kitarakira muri we. Rwose iyi nayo yaba impamvu ikomeye cyane ishobora gutuma urukundo rwanyu cyangwa se wenda abantu babiri bakundana batakarizwa icyizere cyangwa se urukundo rwabo rutakaza icyizere kandi rwose bendaga kubana cyangwa se nyine bendaga gushyingiranwa. Ese kano kantu uriho urakumva neza? Amateka mabi atarakemuwe, ibikomere watewe n'umukunzi wawe wa kera bishobora kukugiraho ingaruka na nyuma yuko umaze
kubaka urugo. Ibintu uri gukora uyu munsi, ibintu uri kwirwamo uyu munsi bishobora kuzagira ingaruka nyine wamaze kubaka urugo. Rero niba uri umukobwa cyangwa se niba uri umusore, inama nakugira be careful, itonde cyane, genda gake cyane. Urukundo ntabwo ari ibintu byo kurwirukansa nyine muri makeya, urukundo ntabwo ari uguhubuka. Ikintu cya kane ngo gikomeye cyane gishobora gutuma abantu bakundanaga by'ukuri batandukana kandi rwose bari bageze ku rwego rwiza rwo kuba bakora mariage. Iki nacyo ucyumve neza cyane, ni ukubura icyizere cyuzuye. Iyo hari ugushidikanya ugasanga nyine umuntu atangiye gushakisha telefone yawe kandi mutari mwana abana, cyangwa se ugasanga afite amakenga, nyamuneka kurushinga bitangira nyine bitangira kumutera ubwoba. Ese uyu muntu uko namwizera, ese uyu muntu uko namufitiye icyizere, ejo twazabana akazajya anci inyuma. Iyo umukobwa cyangwa se umuhungu atangiye kwibaza ibyo bintu akenshi, iyo umusabye yuko mwabana atatangira kugira amakenga, ese uyu muntu uko namwizera ubu ngubu tuzashobokana. Iyo ibyo bintu byatangiye kuza mu mutwe wiwe, urukundo rwanyu rushobora guhita rurangira aho ngaho nyine, agatangira kubona yuko ntabwo uri umuntu ukwiye kuba yamubera umufasha, cyangwa se ntabwo ukwiye kumubera umugore, cyangwa se wenda ntabwo nyine wenda akwiye kukubera husband. Impamvu ya 8 rero iratangaje cyane. Nyamuneka niba uzi neza ko uri mu rukundo, nuza kumva ino mpamvu uyemera cyane, uze gucasa muri comment nguru uti Ivan, impamvu ya 8 yamfashije cyane kurenza nyine izindi mpamvu zose. Iyi mpamvu ndaje nyivuge neza nitonze, uze kuyitega amatwi. Impamvu ya 8 ishobora gutuma abantu benshi bakundanaga by'ukuri batandukana kandi bari bageze ku rwego rwo kuba bakora mariage. Aka kantu ukumve neza, ni ugushyira imbere ibirori aho gushyira imbere urugo. Abantu bamwe batekereza cyane ku bukwe bwiza ndetse n'ibirori byiza, ariko bagatekereza gake ku buzima bwo hanyuma yabwo cyangwa se hanyuma yabyo. Aka kantu nyamuneka, abantu benshi bakunze gutinya kubaka ingo, bakunze gutandukana kubera ko umukobwa arashaka mariage nziza, arashaka nyine kugira ngo inshuti ziwe, imiryango yiwe nyine babone ibitangaza yakoze. Abasore benshi barashaka kwemeza imiryango, barashaka kwemeza inshuti. Nyamuneka ushaka kuguza amafaranga ukajya gukora ubukwe, ugakora ikirori cyiza nyine ukimariya rwose, tukagushimira tukarya neza, ariko nyuma yaho abana bawe bakaziga ahantu habi, nyuma yaho ugasanga bateje ibyawe. Kubera iki? Wakoze imibare mibi. Gutekereza ku birori byiza ni amakosa akomeye cyane ashobora gutuma utandukana n'umuntu mwakundanaga kandi rwose mwari mugeze ku rwego rwiza, cyangwa se yumvaga nyine yifuza yuko nyine wenda wazamubera umufasha. Ariko iyo uzanye igitekerezo cy'ibirori gusa utite nyine ese nyuma yaho tubizagenda gute, cyangwa se tuzabaho ugute, atatangira kubona yuko nyine imitekerereze yawe niyo kwishimisha cyangwa se niyo kwinezeza gusa, urashaka kwemeza abantu gusa, ntabwo umukunda by'ukuri. Impamvu ya 9 rero nayo rwose iratangaje cyane kubera yuko iri gutuma abasore benshi ndetse n'inkumi batandukana kandi rwose ibingibi ntabwo bikwiye, ntabwo ari ingenzi mu rukundo. Uyumve neza cyane, ni ukutaganira ku by'ingenzi hakiri kare. Imibonano, amafaranga, inshingano, indangagaciro, iyo bitaganiriweho kare bizabaturikana hafi yo kurushinga, cyangwa se nyine bizabasenyera urukundo mwenda kurushinga. Ndaguha urugero rwa hafi. Hari umukobwa twigeze kuganira arambwira ati Ivan, mfite umusore twitegura kubana, turabura ukwezi kumwe, ariko ari gushaka yuko twahevinga sexy before yuko nyine twimariya, cyangwa se mbere yuko tubana. Nawe tekereza neza ku ruhande rwawe, ese icyo ni ikintu gishobora gutuma utandukana n'umuntu washakaga mu buzima bwawe? Ese icyo ni ikintu gishobora gutuma nyine utakereza icyizere umuntu mwakundanaga? Inama nakugeraho ikomeye cyane, ibi bintu mujye mubanza mu biganireho mbere y'igihe. Akandi kantu nakubwira, niba uzi neza ko uri mu rukundo aka kanya, mbere yuko ufata decision yo kubana n'umuntu runaka, ugomba kubanza ukamubaza uti se uzihanganira ibigeragezo byose tuzanyuranamo? Ese nitubyara bizagenda gute? Ese tutabyaye bizagenda gute? Ese usanze mfite ikibazo wenda nk'urugero wenda nko mu buriri byagenda gute? Ibi bintu byose mujye mubigana, ndetse kandi mbere yuko mubana mubanze mubivugeho, kubera yuko iyo mutabiganiyeho nyine mukagira isoni n'ubwoba, akenshi bizabaturikana mwamaze gushinga urugo, usanga bitangiye kuvuga cyangwa se hatangiye kuba ibibazo. So ugomba kubanza ukamubaza uti se tuzabyare abana bangahe? My darling, my sweetheart, urifuza yuko twazabyara abana bangahe? Ese ushaka yuko byibura twazabyara wenda hashize igihe kingana gute? Ibi byose mugomba kubiganiraho. Ugomba kumubaza uti se tubaye tubonye amafaranga wifuza uko twazakora iki? Wifuza uko twazayakoresha iki? Ibi bintu byose mugomba kubivugaho before yuko mutekinga nyine, cyangwa se mufata umwanzuro wo kuba mwakorana mariage. Impamvu ya 10 rero ikomeye cyane ishobora gutuma abantu benshi batandukana kandi rwose bari bageze ku rwego rwiza, cyangwa se ku rwego rwo kuba bakorana mariage. Iyi mpamvu nayo uyumve neza cyane, ni ugutinya
gutakaza ubwisanzure. Bamwe bumva ko gushyingiranwa bivuze gufungwa cyangwa se bivuze gushyirwa ahantu hatari liberite cyangwa se ubwisanzure. Rero bahitamo guhita bahunga urukundo cyangwa se bagahitamo kuvuga bati rwose ndamutse nshatse hakiri kare nyine ntabwo nazongera kwidagadura nk'uko nabishakaga. Nyamuneka reka mbwire akantu gato cyane, uri kwidagadura aka kanya ariko waba uri umukobwa waba uri umusore, byanga bikunde kama mbaya ugomba nyine bigomba kuzarangira ubaye umubyeyi. Byanga bikunde uzabikora pe, ariko uzaba umubyeyi. Kereka niba wenda aka kanya wenda utifuza kuzabyara cyangwa se utifuza kuzubaka urugo, ariko niba uzi neza ko ujya ugira icyo gitekerezo, byanga byakunda ugomba kuzabigeraho. Ikindi cya kabiri, bizakubaho niko kuri guhari. Rero ntugatinye nyine ngo wumve yuko nyine kubaka urugo nyine wenda ari ahantu nyine hatagira ubwisanzure, ahubwo we senga Imana izaguhereze urukundo rw'ukuri, izagwishurire umuntu w'ukuri. Kubera yuko buriya njya nkunda kubabwira ngo nyamuneka buriya niba hari ikintu cya mbere kigorana kukibona, ibindi bintu byose wabibona. Amafaranga Rock niwe wavuze ngo buriya amafaranga n'injiji zirayabona, n'abantu batize amafaranga barayabona, ariko kugira ngo uzabone urukundo rw'ukuri nicyo kintu cya mbere kigora mu buzima. Ushobora gusanga waravunitse pe, warakoreye amafaranga ugahasuringa ugahiga ubuzima, ariko niba ubeshya gato nubone urukundo rw'ukuri, ibyo byose uzabibamo mu gahinda, uzabibamo ubabaye. Ikindi cya kabiri, uzabibamo udafite amahoro. Soro inama nakugira kanya, tangira usenge, usaba Imana nyine ujye imbere y'Imana uyibwire uti rwose nyamuneka Mana yanjye ndakwifuzaho iki kintu kimwe gusa, uzamfashe uzame urukundo rw'ukuri, ndifuza umugore w'ukuri. Ikindi cya kabiri, ndashaka umugabo w'ukuri, wa wundi nyine utanzwe nawe. Ikintu cya 11 gikomeye cyane gishobora gutuma abantu bakundanaga by'ukuri batandukana kandi rwose bari bageze ku rwego rwiza cyangwa se ku rwego rwo kuba bakorana mariage, iki nacyo ucyumve neza cyane, ni ukugereranya n'abandi cyangwa se kwigereranya n'abandi. Ese kuki urukundo rwacu rutameze nk'urw'ababandi cyangwa se rutameze nk'urw'abariya? Ibyo bizatuma mutangira gushidikanya ku byanyu. Aka kantu kumve neza cyane, ese ko kanaka yakoze ubukwe bwiza, twebwe tuzabana gute? Ese kanaka ko yubatse inzu nziza, twebwe tuzaba mu nzu imeze gute? Nyamuneka ibyo ngibyo nubitekereza kenshi bizatuma utanyurwa n'ubuzima ubayemo. Yego bishobora gutuma ukora cyane, ndabyemera, ariko nibiba too much, akenshi bizatangira kugenda biba nyine ingeso igaragaza nyine kutanyurwa cyangwa se nyine muri makeya yatuma umuntu mukuru nyine abona yuko utanyurwa cyangwa se utanyuzwe n'ubuzima abayemo. Suro kwigiranye n'abandi rwose igihe cyose uri mu rukundo ntabwo ari byiza. Njya nkunda kubabwira ngo niba uri umusore, niba uri umukobwa, be yourself, ba wowe, iga kuba wowe. Niba uzi neza ko wavukiye mu buzima butari bwiza, iga kuba wowe nkawe ubwawe, wikifuza nyine kumera nk'uko kana kameze, kuko ntabwo uzi impamvu ameze kuriya. Wibona umukobwa yambaye neza ngo utangiye kwifuza ati se kuriya mukobwa asa neza nyine namera nkawe gute? Rero rwose niba uzi neza ko uri umukobwa cyangwa se uri umusore ukaba uri kumva kino kiganiro aka kanya, niba uzi neza ko ukeneye kuzabaho neza, irinde kwigereranya n'abandi. Njya nkunda kubabwira ngo niba uri mu bukene aka kanya, niba ufite ibibazo aka kanya, nyamuneka namarira namwe abaho Imana itahoza. Nta hantu na hamwe habi habaho Imana itagukora, nakure habaho Imana itakuvana, kandi nanakure habaho Imana itakugeza. Icyo ugomba gukora aka kanya, ubundi usenga Imana yawe, ibindi ubyihorere. Ikintu cya 12 gishobora gutuma abantu benshi bakundanaga nyine bari bagize ku rwego rwo kuba babana batandukana kandi rwose bari bagize ku rwego rwiza cyane. Iki nacyo ucyumve neza cyane, ibinyuma byahishwe igihe kirekire. Aka kantu ndaje nkagusobanura kugira ngo nyamuneka utazajya ukomeza kuba utisi kubera iki kana kabatandukanye kandi bendaga kubana. Iyo ukuri kugaragaye hafi yo kurushinga, icyizere gishobora guhita gisenyuka burundu. Hari umukobwa wanyandikira ambwira ati Iva, njyewe rwose nakubeshye, nari mfite umusore twakundanaga, ariko ntabwo yarazi yuko nywa itabe cyangwa se ntabwo yarazi nyine yuko nkunda kunywa ibiyobyabwenge, ariko twenda kubana yaje kubimenya kubera yuko nagiye gusezera ku nshuti zanjye, turanywa turasinda, bamfata video ndi kunywa itabi, ndi kunywa inzoga. Umukunzi wanjye akibibona nyine yahise anyandikira arambwira ati rwose ubukwe turabuhagaritse kandi twaravuye mu murenge. Kuri ngingo rero wenda inama nakugira ikomeye, niba uri umukobwa cyangwa se niba uri umusore ukaba uri kumva kino kiganiro aka kanya, niba uzi neza ko ufite umuntu mukundana, wikora ikosa ryo kwigaragaza uko utari, mwiyereke uko uri. Niba unywa inzoga, mwereke uko uzinywa. Niba rwose nyine ufite ingeso runaka, mwereke yuko iyo ngeso uyifite. Niba ukunda kurakara, wikirwe nyine wigira nyoni nyinshi, oya, mwiyereke uko uri, agukunde uko uri, aba bizi neza yuko agiye kubana n'umuntu umeze gutyo, kubera yuko nutabimwereka hakiri kare nyine uzatuma yicuza. Ikindi cya kabiri, uzatuma yicuza impamvu yabanye nawe. Muzabana yego ni byiza pe, ariko namara kumenya wowe wanyawe, azakwanga urunuka, azagutakariza
icyizere kugera ku rwego nawe nyine uzatangira kwiheba. Ro inama nakugira, igaragaze uko uri, ntugahishe ingeso yawe. Niba umukunzi wakurakaje, mwereke yuko ubabara. Niba unywa inzoga, mwereke yuko uzinywa, wikirwe nyine mujyana nyine ngo umwe fata kugira ngo mwereke yuko uri umuntu mwiza. Ejo nimumara kubara nyine ukaba kazizi, amahirwe menshi rwose azagutakariza icyizere, azatangira kwicuza cyane. Impamvu ya 13 ikomeye cyane ishobora gutuma abantu bakundanaga by'ukuri batandukana kandi rwose bari bageze ku rwego rwo kubana cyangwa se ku rwego rwo kuba bakora mariage. Iyi mpamvu nayo uyumve neza cyane, kutabona yuko urukundo rwabo rwamaze gupfa cyangwa se rwamaze kwangirika. Aka kantu kumve neza cyane, uri kubona yuko umukunzi watagushaka ari ugakomeza ukabyirengagiza. Uramuhamagara akakwihora nyine, uramwandikira SMS akakwihorera, ari kubwira ngo ndi mu kazi kenshi. Rwose nyine uhora wibaza impamvu, ese ni iki kintu wakoze, ese namukoreye iki? Icyo ni ikimenyetso kikwereka yuko urukundo rwanyu rwatangiye gupfa gahoro gahoro. Niba uzi neza ko ufite umuntu mukundana aka kanya, ugasanga ujya wibaza uti se ni ikihe kintu namukoreye, ese kubera icyo atakinyitaho, kubera iki nyine atakimereza agaciro, nyamuneka ni ikimenyetso kikwereka yuko urukundo rwanyu ruri kugenda rurangira, ariko wowe ukabyirengagiza cyangwa se nubihereze agaciro. Impamvu nyuma rero ikomeye cyane ishobora gutuma abantu benshi bakundanaga by'ukuri batandukana kandi rwose bari bageze ku rwego rwo kubana cyangwa se ku rwego rwo kuba bakora mariage. Iyi mpamvu nayo uyumve neza cyane, no gutinya gufata icyemezo gikomeye. Gutinya gufata icyemezo gikomeye, nyamuneka bura kubana n'umuntu, gufata umwanzuro wo ngo ngiye kuba umugabo, ngiye kuba umugore wa kanaka, nyamuneka udafata icyemezo gikomeye, ntabwo ibyo bintu wabishobora. Hari abakundana ariko bagatinya guhitamo burundu, bagahitamo gutandukana aho gufata icyemezo. Hari umuntu utinya gufata umwanzuro wo guhitamo burundu. Uyu muntu niwe muntu wanjye, niwe muntu nshaka. Hari umusore yerutse kunyandikira kuri WhatsApp arambwira ati Iva, ese buriya umuntu ahisemo gushaka cyangwa se ndahisemo umuntu umwe mu buzima ntabwo yaba ahombye indyo y'imvange? Uwundi yarongera arambwira ati Iva, ngiye buriya rwose mu buzima bwanjye, mu rugo iwanjye abakobwa barahasimburanwa umunsi ku munsi, yaba ubyibushye, yaba unanutse, yaba uw'inzobe cyangwa uw'igikara, abo bose nyine baza iwanjye buri munsi kandi rwose dukora ibyo dukora, barangiza bakitahira. Rero urumva iyo mpamvu nyine ishobora gutuma umuntu nyine atazafata umwanzuro ukomeye cyangwa se icyemezo gikomeye. Rero umukobwa bakundana akenshi cyangwa se umusore bakundana akenshi nyine agira ikigeragezo cy'uko nyine uwo muntu azagurwa no gufata icyemezo gikomeye cyo guhitamo umuntu umwe cyangwa se cyo guhitamo burundu. Nyamuneka inama nakugira akanyine buri kumva kino kiganiro, hano hanze sida imeze nabi, indwara zandura mu mibonano zimeze nabi. Niba kwifata byakunaniye, use the condom, ukoresha agakingirizo kugira ngo nyine wirinde cyangwa se urinde ubuzima bwawe ndetse n'abawe bejo hazaza. Reka nkubaze rero akabazo guto cyane uri buze kunsubiza uciye hasi muri comment. Ese wowe ndiye mpamvu wabonye ikomeye cyane muzo twavuze byose cyangwa se kurusha izindi, cyangwa se wowe wigeze kubona wenda abantu bakundana bagatandukana kubera iyihe mpamvu muzo twavuze? Siga igitekerezo cyawe dusangire. Ikindi cya kabiri, niba wifuza ko nyine nazagureza igice cya kabiri, onza bandi kubwira noneho uko abakundana bakwirinda cyangwa se bakwirinda gutandukana mbere yo kurushinga cyangwa se mbere yo kubana, kanda like ubundi ukore subscribe kugira ngo video ubutaha itazagucika, ubundi uze guca hasi muri comment usige igitekerezo cyawe.